nongeye kukwifuriza ikaze amahoro n'umugisha w'Imana nshuti mwene data tubanye muri aka kanya ko gusangira ijambo ry'Imana. Ni Pasiteri Jean Jacques mukomeje kubana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Uku niko Uwiteka avuga ati: havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishimira amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'icyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Nashatse ko mu kanya nk'aka Imana iduhaye tuganira ku kwiringira Imana, kwiringira Uwiteka. Ibyiringiro ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu, kuko bigira ingaruka ku myifatire ye, ku byemezo afata, yewe no ku marangamutima ye. Iyo wiringiye ibitari byo, akenshi birangira bigutaye mu makuba udashobora kwikuramo, kuko uba umeze nk'umuntu wubatse mu manegeka cyangwa se wubatse ku musenyi. Iyo kandi utakaje ibyiringiro urizinukwa, ukumva no kubaho ntacyo bikumariye, kuko imbere hawe aho kubona aho ugana ureba umwijima. Benshi bakaba ariho bahera baniyambura ubuzima bakiyahura. Ijambo Uwiteka yavuganye na Yeremiya riri mu bice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere duhereyeho, ari nacyo n'ijambo ryahereyeho, ni igice kivuga ku kwiringira umuntu. Cyatubwiye ngo havamo umuntu wiringira undi muntu, akishimira amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'icyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Iri jambo riratwereka ko nta nyungu iri mu kwiringira umuntu, nubwo yaba ari umunyamaboko, kuko nta mugisha bizanira ubikora. Kwiringira umuntu bishobora no kuba kwiyiringira ubwawe, ushingiye ku mbaraga zawe, ku butunzi bwawe, ku buranga bwawe, ku mashuri wize. Ibi n'ibindi tutavuze ntabwo byari bikwiye kuba impamvu yo kwiyiringira mu mwanya wo kwiringira Uwiteka. Ijambo ryatubwiye ko uwiringira umuntu uwo ari we wese ari uwo kuvumwa, ngo azaba nk'inkokore yo mu butayu, nta cyiza azabona, azaba aha wenyine. Ibi byose ni ibigaragaza ko kwiringira umuntu bigushyira kure y'umunezero, bigushyira kure y'amahoro, bigushyira kure y'amahoro yo mu mutima, kandi bigushyira kure y'ibyiza, bikanagushyira kure y'abantu. Muri make, kwiringira umuntu bibuza mu buryo bwose ubutunzi, bubuza umuntu umugisha mu buryo bwose, haba mu mugisha w'ubutunzi, mu mibanire, yewe no mu marangamutima hose nta mugisha umuntu aba afite. Nta cyiza na kimwe rero kirimo kwiringira umuntu. Ikindi gice cya kabiri kiri muri iri jambo ni ukwiringira Uwiteka. Ijambo ryatubwiye ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi.
ngo ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Umuntu wizera Uwiteka azahirwa, azaba ameze nk'igiti cyashoreye imizi mu mazi, ntazatinya amapfa, ahubwo azahorana itoto, ntazabura kunguka, nk'uko igiti gifite imizi yacyo mu mazi kitabura imbuto. Kwiringira Uwiteka rero nibyo byo kwifuzwa, kuko bihesha umuntu gukomera no gushikama, akomezwa n'ibiturutse mu Mana yiringiye, bidakama nk'uko igiti gitungwa n'amazi y'umugezi. Niwiringira Imana uzajya ukomeza ubone ibihumuriza bidakama, nka kiriya giti gifite imizi ishoreye mu mugezi uhora utemba. Nukomeza kwiringira Imana uzakomeza kuvomererwa n'ibihumuriza by'Imana, uzahora ufite amahoro n'umugisha nk'uko igiti kivomererwa n'umugezi gihorana itoto kigahorana n'imbuto. Ninde wiringiye? Wiringiye Uwiteka cyangwa wiringira umuntu? Icyo wiringiye uzakibwirwa n'aho utekereza ubutabazi, ukanakibwirwa n'aho uhungira iyo bigukomeranye, kandi ukongera kukibwirwa n'aho uhoza umutima. Niba ubutabazi bwawe bushakira ku muntu runaka, uzamenye ko ari we ibyiringiro byawe biriho. Gusa amahitamo yawe si meza, kuko uwo ari umuntu wahinduka igihe cyose, ushobora gupfa ukabura ibyo wiringiye. Ashobora no guhindura icyerekezo, ibyo wari umwiringiyeho bigata agaciro. Ariko uwiringiye Uwiteka akaba ari we agira umutabazi we, akaba ari we agira ubuhungiro, nta soni zizamukora, ntabwo azapfa cyangwa ngo yisubire ku ijambo yavuze, kuko ari Imana ihoraho, idapfa kandi idahinduka. Zaburi itubwira neza ko uko uwiringira Imana azamera, aho umuhimbyi wayo agira ati, ndabwira Uwiteka ntura ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo y'icyuma igukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Iyo ni Zaburi ya 91 murongo wa 2 kugeza ku wa 7. Kwiringira Uwiteka gufite inyungu nyinshi, kuko kurimo guhirwa, gutekana imbere y'ibyo warebesha amaso n'ibyo utabona, ndetse n'ubutabazi mu gihe utewe n'ababisha. Nibyo uyu muhimbyi w'iyi Zaburi atubwira. Iyo asoma Zaburi 125 yo ikagira iti, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Kwiringira Uwiteka rero kugira umumaro. Mwene data, nshuti, abiringiye Uwiteka abagosa impande zose, kandi ntacyo azemerera kubanyeganyeza, kuko biringiye umunyambaraga w'intwari kandi w'ibihe byose. Imana iguha umugisha. Ndakwifuriza umugisha wo kwiringira Uwiteka, akakubera ibyiringiro bizatuma waguka ubona ibyiza. Imirimo y'amaboko yawe izahirwa, kandi uzahorana umugisha n'itoto ibihe byose. Ibyo Imana ibigusohoreze mu izina rya Yesu. Amen.